Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko ngo buriya nta muntu utarota, nubwo hari abavuga ko batajya barota ngo buriya akenshi baba babirose ngo ahubwo bakabyibagirwa. Uyu munsi rero ushaka kurota ibintu bikagucanga bikagusiga mu rujijo utabashije gusobanukirwa ibyo warose ngo byari ibiki. Niyo mpamvu rero nanjye nabateguriye ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye abantu benshi bahuriraho iyo bari kurota. Wowe wakoze subscribe ndagushimira, nanakusaba wowe utarayikora gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel kandi byakugirira umumaro. Inzozi za mbere rero uyu munsi tugiye guheraho abantu benshi bakunda guhurizaho iyo barota ni ukurota ukora impanuka. Kurota ukora impanuka buriya rero ngo ikintu biba bisobanuye ngo wowe ufite ibintu urimo, wowe ufite ibintu uri gukora, wowe yaba mu buzima bwawe, yaba mu mishinga, yaba mu bintu byinshi bigiye bitandukanye uba ufite by'iterambere, ngo buriya ngo hari biba byakunaniye kubigenzura, ngo buriya ngo hari biba byakunaniye kubikontorora, ngo uko byagenda kose haba harimo ikibazo. Ngo rero ngo icare urebe neza ikibazo kiba kirimo, kuko ngo iyo urose ukora impanuka ngo biba byatangiye kukunanira kugenzura ibintu byawe, haba harimo ikibazo. Bisobanuye ko nutabikontorora ngo urebe ahantu ikibazo kiri, hari buze kuvamo ikindi kibazo kidasanzwe. Izindi nzozi rero za kabiri abantu bakunda guhuriraho iyo barota harimo kurota umuntu apfa. Kurota umuntu apfa rero ngo buriya ntabwo bisobanuye ngo urupfu. Iyo warose umuntu apfa ngo buri icyo biba bivuze, ngo bivuze ko mu buzima bw'uwo muntu hari ibintu bigiye guhinduka, ngo hari ibintu bigiye kurangira agatangira ubundi buzima bwiza bushya. Hari ibintu bigiye kurangira agatangira ubundi buzima, niyo bwaba wenda atari bwiza cyangwa iki, biba bisobanuye ko hari ubuzima bundi agiye gutangira butandukanye n'ubwo yari arimo. Rero iyo urose umuntu apfa ariko ukagira umubabaro ku bw'uwo muntu wapfuye, ngo bisobanuye yuko utaritegura imihindagurikire igiye kubaho, impinduka zigiye kubaho hagati yawe n'uwo muntu, yaba mu mikoranire, yaba mu mibanire. Biba bisobanuye ko utiteguye izo mpinduka zigiye kubaho. Ariko nyirizina kurota umuntu apfa bivuze ko hari ibintu mu buzima bwe bigiye kurangira, hari ibintu bigiye kurangira agatangira kubaho mu bundi buzima bushya. Niba ari mu mibanire yawe nawe rero kuko wamuroteye gupfa ariko ukababazwa nuko yapfuye, biba bivuze yuko hari ikintu kigiye guhinduka mu mibanire yawe nawe, biba bivuze yuko hari ikintu kigiye guhinduka mu mikoranire yawe nawe, haba harimo ikintu runaka kigiye guhinduka. Ariko ngo wowe iyo wababaye ntabwo wowe witeguye izo mpinduka zigiye kuba hagati yawe nawe. Inzozi za gatatu rero abantu bakunda kurota ngo buriya ni ukurota wirukanka. Kurota wirukanka rero ikintu bisobanuye ngo buriya bisobanura ko kurota wirukanka hari ikintu uri guhunga muri wowe, mu buzima bwawe hari ikintu cyakubangamiye ushaka kuvamo, ni icyaha, ni ikibazo cyangwa ni ibintu biri kukubangamira mu buzima bwawe urimo urashaka guhunga. Ngo buriya rero iyo warose wirukanka ariko udafite ikikwirukankana, ngo uri guhunga ubwoba, uri guhunga ibitekerezo byawe bikurimo utakibishaka. Ngo nanone ariko hari igihe urota ukarota wirukanka ariko kwirukanka ntuva aho uri, watera urutambwe ntugende, ngo ukaguma aho uri ariko nanone ushaka kwirukanka muri wowe. Ngo buriya ikintu biba bivuze ngo ni ikimenyetso cyiza kikwereka yuko noneho ibintu ushaka guhunga, ibyo bintu byakubangamiye by'ibibazo utagishoboye guhangana nabyo, utagifite imbaraga zo guhangana n'ibyo bintu. Ngo buriya rero iyo uri kurota wirukanka ariko ntuva aho uri, ngo bikwerekana yuko wabaye umunyantege nke mu bibazo urimo guhangana nabyo kugeza igihe ubitsindiye. Inzozi za kane rero abantu bakunda kurota rimwe na rimwe bakayoberwa icyo bisobanuye, buriya ngo ni ukurota ubyara. Kurota ubyara cyangwa se kubona inkoko yaturaze imishwi cyangwa se no kubona irindi tungo riri kubyara. Ngo buriya ngo kurota ubyara ni ikintu bisobanura, ngo bisobanuye mu buzima ko hari ibintu bishya bigiye kuza mu buzima bwawe, ibitekerezo, umushinga, impinduka nziza zigiye kugaragara mu buzima bwawe. Ngo buriya iyo warose ubyara ukarota ubyara ariko utababaye, ngo bisobanuye ko ibyo bintu bigiye kuza uzabigeraho neza, ukabigeraho mu mucyo nta kibazo kivutse. Ariko nanone buriya ngo iyo warose ubyara ukagira ububabare mu kubyara kwawe ukabanza kubabara, ngo bisobanuye yuko ibyo bintu bigiye kuza bishya uzabigera ariko nanone hari ibintu bigoranye wabanje kunyuramo. Inzozi za gatanu nanone abantu buriya ngo bakunda kurota ngo ni ukurota uvuza induru cyangwa se uri kurira cyane ariko abantu ntibakumve, ukabura umuntu ugutabara. Ngo buriya rero iyo watangiye kurota zino nzozi
ngo mu buzima bwawe uba watangiye kumva uri wenyine, uba watangiye kumva buriya ngo nta muntu ukuri iruhande wagufasha mu bibazo byawe, ngo watangiye kwibona uri wenyine mu bintu byose, watangiye kumva ibintu byawe bitakiri guhabwa agaciro, abantu bari kuri iruhande batakiri kukumva, ngo watangiye gutekereza kuri wenyine kuko uri kurota, ukarota uhamagara uvuza induru ariko ukabura umuntu ukwikiriza. Bisobanuye rero ko ubuzima urimo utangiye kububaho wenyine, utangiye kububaho nta muntu ukikwitayeho, utangiye kububaho abantu bose batakikumva. Nicyo babivuze iyo uri kurota uvuza induru cyangwa se urira cyane mu ijuru rirangurura ariko ukabura umuntu ugutabara. Inzozi za gatandatu nanone ngo buriya ni ukurota uzengurutswe n'inyamaswa. Ngo buriya rero iyo warose uzengurutswe n'inyamaswa ariko izo nyamaswa ubona zifite amashagaga n'ubukaka bwo kugufata, ngo buriya biba bisobanuye ko uri mu kibazo runaka cyangwa se ufite abantu bakuzengurutse bashaka kukugirira nabi, batagufitiye umugambi mwiza, cyangwa se nanone ufite ibigeragezo runaka urimo biri kugenda bigusatira. Ngo rero iyo warose uzengurutswe n'inyamaswa ngo ari ikimenyetso cyiza cyo kukwereka ko ugomba kwitegura ugahangana n'ibigeragezo ugiye guhura nabyo. Ngo nanone ariko ngo iyo warose uzengurutswe n'inyamaswa ngo zituje zitari gushaka kukwataka, ngo bisobanuye ko uri mu bantu batari abawe, cyangwa se bivuze yuko ahantu uri hatari ahawe, ibintu urimo si ibyawe. Biba bisobanuye ko hari ibintu urimo bitari ibyawe ugomba kureka cyangwa se ukavamo. Kurota uzengurutswe n'abantu ariko nako kurota uzengurutswe n'inyamaswa ariko inyamaswa zidashaka kukwataka cyangwa zidashaka kugira icyo zigukoraho, gusa zikuzengurutse, bivuze yuko uri mu bantu batari abawe, uri mu bintu bitari ibyawe. Hari ibintu muri icyo gihe cyangwa muri iyo minsi uri gukora ariko bitari ibyawe ugomba guhagarika. Inzozi za karindwi rero ni ukurota uri ku igare. Kurota uri ku igare rero ngo buriya ntabwo ari inzozi nziza. Ngo buriya iyo warose uri ku igare biba bisobanuye urupfu, biba bisobanuye ko ibintu urimo, ibintu uri gukora muri iyo minsi cyangwa se ibintu uhugiye muri iyo minsi bikukuganisha ahantu hatari heza, bishobora kukuganisha mu rupfu. Ngo biba bisobanuye ko iyo uri ku igare nta kabuza rwose ari ikimenyetso kikwereka ko hashobora kuba hagiye kuba urupfu mu buzima bwawe. Ngo nanone ariko iyo urose uri kuri moto cyangwa uri ku imodoka, uri mu modoka, ntabwo biba bisobanuye ikintu kibi, kuko buriya biba bivuze ko hari iterambere mu bintu byawe uri gukora, yaba mu bintu bya bizinesi, yaba mu yindi mikorere yawe buri munsi, yaba mu gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Ngo byo biba bivuze ko hari iterambere mu bintu byawe. Kuba uri ku igare rero ni ikimenyetso nk'uko ndi kubivuga rwose, ngo kiba cyerekana ko hari urugendo urimo ariko rushobora kukuganisha ku rupfu. Inzozi za munani rero buriya ngo ni ukurota warohamye. Kurota warohamye cyangwa se kurota waguye mu cyobo kinini. Ngo iyo warose warohamye mu mazi magari cyangwa se yaba n'amazi runaka ariko warohamyemo, cyangwa se warose waguye mu cyobo, ngo abisobanuye ko ibibazo urimo cyangwa se ibigeragezo urimo wamaze kwiheba, wamaze kubura icyizere cy'ibibazo urimo, wamaze kubura icyizere cy'ejo hazaza, wamaze kwiheba, ntabwo ugitekereza uburyo ki wava muri ibyo bibazo, watuje. Ariko buriya iyo warose ugwa mu cyobo cyangwa se uri koga warohamye ariko ukagerageza koga, nanone mu cyobo ariko ukagerageza kukivamo, ngo abyerekana yuko utacitse intege, uri guhangana no gukemura ibibazo urimo, urimo urarwana n'ibibazo urimo, ntabwo wacitse intege ngo utuze, ahubwo urimo urashakisha inzira zagukura mu bibazo urimo. Ngo nicyo biba bisobanuye. Ariko buriya iyo warohamye cyangwa se ukagwa mu cyobo ugatuza, ngo bivuze ko watangiye kubura icyizere cy'ejo hazaza, uri kumva byakurangiriyeho. Rero ngo biba byiza iyo uwitekerejeho ukareba ibibazo urimo, ukareba situwasiyo yawe y'ako kanya, ukamenya ibyo ari byo, kuko ngo buriya ngo hari ibintu mu mutwe wawe uri gutekereza byatangiye kukunanira. Inzozi za 10 rero buriya ngo ni ukurota ubukwe. Ubukwe rero ngo bigendana n'ukuntu waburose, ngo bigaterwa n'ibintu warose uko byakurikiranye. Ariko buriya ngo iyo urose umugabo yambaye ikanzu y'ubukwe, ngo akenshi biba bisobanuye urupfu. Ntabwo biba bisobanuye urupfu ako kanya ku muntu warose, ngo bisobanuye urupfu mu bantu ushobora kubuzi. Kurota umuntu yambaye ikanzu rero cyane cyane w'umugabo, akenshi biba bisobanuye urupfu. Ariko nanone bikagendana n'ibintu byakurikiyeho mu nzozi, ngo hari igihe atari byo biba bisobanuye neza bitewe n'ibintu byakurikiyeho mu nzozi. Ngo nanone rero ngo buriya iyo urose ngo abantu bari gusezerana umugore n'umugabo,
ngo wabisobanuye ububyutse mu bintu byo gusenga, ububyutse mu bintu by'umwuka, ububyutse mu bintu by'iyobokamana. Inzozi rero nabashakiye uno munsi, ubusobanuro bw'inzozi nabashakiye ni ubwo ngubwo. Ariko ubaye ufite wararose inzozi cyangwa se wazikurotereye zikabananira kuba mwamenye icyo bizisobanuye, mwatwandikira muri comment tukazazibasobanura ubutaha. Rero nanone ikintu nakubwira ku bintu bijyanye n'inzozi, buriya nukomeza kurota ikintu ukakirota uyu munsi, ejo ukagisubiramo, umutima wawe n'ubwonko bikomeza bibikugarurira, ujye umenya ko iki kintu ari ikintu kiri mu buzima bwawe. Ni ukwicara ukamenya ubusobanuro bwacyo, ukamenya ubusobanuro bw'izo nzozi, hanyuma nawe ukicara ukikontorora ukareba niba ari ibintu byiza, ukavuga uti ibi bintu bimeze gutya. Niba ari ibintu bibi ukabimenya hakiri kare, ukabasha kuba warwana nabyo, kuko inzozi buriya ni ikintu gishobora kutubaho situgiha agaciro, nyamara buriya inzozi ziba zifite umumaro ukomeye, kuko hari ibintu byinshi zishobora kutwereka mbere y'igihe. Rero we twabanye ndagushimiye, ndagusaba gukora subscribe, ugakanda ku nzogera, tukajya tubana buri munsi ibiganiro bigiye bitandukanye, nkajya mbategura ibintu byiza, tugakora umuryango mugari, tukamenya ibintu byinshi tunyuze kuri iyi channel. Wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora uyikore, unakande ku kazogera. Ciao ciao, tubonane ubutaha.